Indirimbo nziza cyane kabisa, indirimbo wakoranye n'umuraperi Fireman yitwa Suku. Iyi indirimbo Suku ni indirimbo yakunzwe n'abantu batari bakeya. Oya suku 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 dale soko nari meze mbere isuku igira isoko bebe utemba itoto no kuri urukundo sanze narwo ruburoko namye ndi igikoko wangize umutoto mfite ubwoba ko nzarubonamo n'ibiboko Byamaye irindi zina iki nicyo cya mbere hari abantu benshi batari banzi bahamenyeye Yego. Byanzamuriye urwego kuko ni stage nini, ni platform nini. Icyo ni cya kabiri, ikindi narize tu Ukora iki munywa rukuntu. Okay, nubundi kuko yo muri kumwe kirashoboka ko mwanwa, bishoboka ko mwatera story, ibintu byose kabisa bishoboka. Yego. Okay. Sinzi wasunite nisanze ngukunda you got me go crazy for you ubu sinyigenda solo sineze gukora unfollow. Salut my people, nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe. Nibaza Deni on Road TV. Ewan, nizere ko mumeze fresh, nizere ko muri gufiringa good. Abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, bo mu mujyi wa Kigali ndetse n'aba diaspora mudukurikiye mwese, nizere ko mumeze fresh cyane. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuhungu meze fresh, umusore mwamenye benshi mwamubonye muri mu bitaramo bigiye bitandukanye amazemo iminsi nka Iwacu Muzika Festival, ndetse akaba yaragaragaye no mu gitaramo cya Isango na Muzika Tour. Bamwita Keneduin karibu cyane. Akoze mumeze mute? Ewana tumeze fresh cyane, karibu kuri Road TV. Ewana. Ndi kumwe na Keneduin rero, muramuzi mwese, abanyarwanda baramuzi, afite izina rimaze kumenyekana mu banyarwanda ndetse ari kugenda akora ibintu bitangaje. Ni umusore uhagaze neza mu rugendo rw'umuziki, niwe tugiye kuba tubana uyu munsi ndetse niwe tugiye kuba tuganira. Keneduin mu buzima busanzwe byifashe bite? Amahoro, ndashima gitare, ni fresh kabisa. Keneduin, turaza kugaruka ku bikorwa byawe mu bitaramo mazimo iminsi, uraza kutubwira nka experience wabarakuyemo. Turaza kugaruka ku muziki wawe muri rusange ndetse turaza kugaruka ku bikorwa uri gupanga, ugenda upangira abanyarwanda ndetse n'abakunzi bawe muri rusange. Gusa hano birazwi kuri Road TV, ntago ibigambo biba ari byinshi, ntago tuba dufite amagambo menshi kabisa. Tuba dukeneye ngo utaramira abakunzi bawe, uririmbire abafana bawe ndetse indirimbo zawe bagiye bakunda. Twagiye Keneduin indirimbo ya mbere. Pretty girl, look my side. Ndashaka kuba wanjye oh my god oh. Tila sere amekute ndambiwe kwitwa best friend. Baby girl ubona ko na stress. Babe, look my side. Every time ngenda ndi solo wayitaba my love nkagushyira amago. The way you unyitaho wayitaba my love nkagushyira amago yeah. Baby bounce ngwino buzz cyenguhe love flow utazigera wicuza. Baby bounce ngwino buzz cyenguhe love flow utazigera wicuza. Baby my love uko niko wangize deep love aho niho washyize. Baby give me love my love oh baby my love uko niko wangize deep love aho niho washyize. Baby give me love my love Keneduin, iyo ni indirimbo yitwa Deep in Love. Abantu mwese Why? Indirimbo yitwa Why. Abantu bagiye bakunda ndetse yabashimishije cyane. Ndi mu bantu bakunze iyo ndirimbo. Keneduin muri rusange umaze kugira indirimbo zingahe? Ubuse si eshanu. Keneduin ufite indirimbo 5. Ese ni indirimbo yawe ya mbere ni iyihe uheruka gukora? Nakoze bwa mbere rero, nayikoze 2020. Ariko navuga ko nkiyatumye nyine nza ari wayi. Iyo mperuka gukora ni bon. Keneduin ufite korabo ngira ngo zigera muri 2. Ufite korabo ya Fireman ndetse ukagirana na korabo ya Papa Cyangwe. Ese izo korabo zose ni iki gituma Keneduin ari umuhanzi ukunda kugaragara akorana n'abaraperi cyane kuruta uko wakorana n'abaririmbyi? Icya mbere abaraperi ndabakunda.
n'abaririmbyi nakorana nawe ahubwo nyine nibyo bigezweho nyine ku giti cyanjye nibyo nyine napanze ariko n'abaririmbyi hari abadufitanye amakora bazasohoka vuba. Okay, Kennedy twagenda indirimbo ya kabiri tukaza kugaruka tuganira kabisa. Nihomba nkumvira ukamfata basamahani mbwira uko bigenza njye nkibura ari ubwo mba ntiyumvisha ukunetesha ibaze ko ku gasayizi kanjye unyitije ya na 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 oya ntanira izashoka ku matama uri cyuzuzo dale cy'umutima wanjye ruransaza aho ushaka hose wanjyana ubu wambanye tatu kukureka sinshoboye ubaze na marina ndazubara aho ushaka hose ukanjyana dale kuko wambanye tatu kukureka sinshoboye ubaze na deni umva soko nari meze mbere oya soko dale soko nari meze mbere isuku igira isoko bebe utemba itoto nukuri urukundo sanze narwo ruburoko namye ndi igikoko wangize umutoto mfite ubwoba ko nzarubonamo n'ibiboko warajura ngo tesha bya danje unkura mwikundi y'imbogege zanjye gengo yo cyarayirenze ntawe ubu kibaraguza karirenge. Kennedy indirimbo nziza cyane kabisa, indirimbo wakoranye n'umuraperi Fireman yitwa Suku. Indirimbo Suku ni indirimbo yakunzwe n'abantu batari bakeya, ni indirimbo nziza cyane kabisa, yanditse neza, nakunzemo akantu kavuga ngo ibaze ko ku gasayizi kanjye nyitije ku kaboro kararenze cyane kabisa. Ibaze ku kagasayizi kanjye umuntu akanyitije kabisa. Kennedy birarenze kabisa. Kennedy reka tuze tugaruka ku gitaramo wagaragayemo ngira ngo cya MTN Wacu Muzika Festival, wagaragaye mu gitaramo cyabereye i Butare, ndetse ubuza kuba n'umuhanzi wa mbere bisa nkaho uri umuhanzi wa mbere wishimiwe Butare. Butare ngira ngo niho uvuka, ariko ukaba hafite abafana benshi cyane kuko byaragaragaye muri kiriya gitaramo uburyo abantu babikwishimiye, uburyo abantu bakwakiriye, ndetse uri umuhanzi wagize stage nziza cyane, nziza kabisa, navuga ko ari nziza. Kennedy ni experience wakuye mu gitaramo nka kiriya gikomeye, wari uri kumwe n'abahanzi bakomeye cyane? Icyambere nyine byamaye irindi zina, icyo nicyo cyambere. Hari abantu benshi batari banzi bahamenyeye, yego byanzamuriye urwego kuko ni stage nini, ni platform nini. Icyo ni icya kabiri. Ikindi narize tu bitewe na stage nakoze, narebye n'abandi bahanzi bakuru bacu ama stage bagiye bakora, mbasha kwiga icyo ntakoze nkakiga ku buryo indi stage nzagikora, cyangwa se nyine nabigiyeho tu muri make ya. Kennedy ndagira ngo nkubaze, urabona uri umuhanzi, navuga ko umaze kugira izina mu Banyarwanda, abantu bamaze kukumenya, ariko nanone sinavuga ko umaze kuba umuhanzi mukuru cyane, ntabwo uri umuhanzi mukuru cyane, ariko uri umuhanzi usa nkaho umaze kumenyekana. Abantu benshi barakuzi, bakivuga Kennedy abantu benshi baramuzi, indirimbo zawe tugenda tuzumva ahantu henshi ndetse barazikunda cyane. Kennedy mu gitaramo nka kiriya ni iki wari witezemo, ni iki wari witeze kujya mu gitaramo nka kiriya, ndetse kiba ari inzozi z'abahanzi bose batoya kujyamo, ni iki wari witeze, ni iki wabonyemo, ni gute wabibonye? N'ubundi nabonyemo experience nkuko twatangiye tubivuga mu kanya, nabonyemo experience, nabonye urukundo rw'abantu, nabonye yuko uramutse ukoze nyine n'ubundi byakunda, nabonye ko bishoboka, nabonye ko imbere ari heza. Hold me tight, my love. Stay with me, babe. Stay with me, babe. Hold me tight, my love. Stay with me, babe. Stay with me, babe.
sinzi uwasunitse nisanze ngukunda you got me go crazy crazy for you ubu sinyigenda solo sineze gukora unfollow because of your love you complete me you change my emotion I love you love you love you love you baby. Can you do it? Iyo ni indirimbo man. yitwa ngo iki? bayita you. Okay, can you do it? Urakoze cyane. Namwe murakoze Ewana Lodi. wakoze kugutumira ariko mbere yuko ugenda ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Ewana, Can you do it ni umuhanzi. Yeah. Ariko apart y'ubuhanzi Can you do it uri mu rugo cyangwa se utari mu muziki, utari muri projet z'umuziki, uri gukora iki muri rusange? Mba ndi kumwe n'abashuti banjye. Yego. Nibyo bintu nkunda kuba ndi kumwe n'abantu abashuti banjye turi kumwe tuganira mukora iki munywa rukuntu? Okay, n'ubundi kuko iyo muri kumwe kirashoboka ko mwanywa, birashoboka ko mwatera story, ibintu byose kabisa bishoboka. Yego. Okay. Can you do it? Urakoze ki? Oya, Can you do it n'umuzi? Can you do it n'umuhanzi witonda cyane. Can you do it ndagushimira. Namwe ndabashimira. Ni ikintu cya danje kuba twagutumye ukaza. Nizere ko n'ubutaha uzagaruka. Aha ni mu rugo kuri Rode TV nk'ibisanzwe. Yego. Nabashimira namwe bakunzi ba Rode TV. Mwakoze kudukurikirana. Abantu batarakora subscribe muyikore kugira ngo ibintu bigenda bibageraho neza umunsi ku munsi. Murabizi neza nkabaza Deni mba mpabaye kugira ngo mbahereze ibintu byahatari. Mwakoze kudutega amatwi, mwakoze kutuba hafi, ndetse mwakoze ko mugiye gukurikirana, muzajya mudukurikirana umunsi ku munsi. Kennedy nawe wakoze cyane. Gira ikintu ubwira abafana bawe cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Ewana, icyo nababwira ni ukubashimira. Ndashimira abantu bamfasha umunsi ku wundi, ndashimira abashuti banjye bamfasha ba Remedy, ndashimira Rodi TV, ndashimira package, ndashimira management yanjye, ndashimira buri umwe wese nyine ugira uruhare ku muziki wanjye. Ikindi bajye kuri YouTube barebe indirimbo zanjye Kennedy, bakore subscribe, bitegure new bang. Ewana kabisa ndumva ari ibyo. Bakeni mujye ku mbuga ze mukurikirana umunsi ku munsi, mujye kuri YouTube ye murebe, mujye kuri Instagram ye mu following ya. Ikiganiro nakagaruka nk'ibisanzwe yari baza Deni kuri Rode TV. Ciao.